Ndabasuhuje inshuti z'ibyaro TV, aho mugiye mutandukanye mu mpande z'igihugu. Ndabasuhuje, tugiye kubana muri iki kiganiro tuvuga ku muhanzi bita John Legend. John Legend ni umuhanzi ufite indirimbo nyinshi kandi arakunzwe hose mu gihugu. Uyu ni umuhanzi tugiye kuba twamuvugaho byinshi yagiye akora. Uyu ni umuhanzi ushobora kuba umuzi nk'indirimbo yitwa I Love Me cyangwa se Garami. Ushobora kuba uyizi cyangwa ukaba warayumvishe. Uyu ni umuhanzi uvuka muri Amerika mu gace kitwa Ohio. Uyu muhanzi yavutse mu 1978. Uyu ni umuhanzi ufite ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ku isi hose baba bavuga ati uyu muhanzi azi kuririmba cyane. Nk'ibihembo ashobora kuba yaragiye atwara harimo nk'icyitwa Academic Award. Icyo ni igihembo yagiye atwara kuko yabaga yakoze neza indirimbo ze, yanaziririmbye neza. Hari icyo bita Tommy Award, Global Award. Icyo ni igihembo nacyo yagiye ahabwa. Hari n'icyo bita BET Award na MTV Award. Rero ibi bihembo byose yagiye atwara ni byinshi cyane, bimwe ntabwo tubirondoye kuko ni byinshi cyane. Niyo mpamvu byagiye binamushyira ku mwanya wa mbere mu bahanzi bakunzwe. Kandi uyu muhanzi yagiye akorana cyangwa se afasha abahanzi benshi. Hariho uwo bita Kanye West. Kanye West mwese muramuzi cyane yagiye amufasha. Kandi uyu muhanzi nkubwira ko ubu ari muri Kigali, yakoreye igitaramo muri BK Arena. Muri BK Arena nimwo yakoreye igitaramo. BK Arena bari kuvuga ko yuzuye, amatike akaba yashize hakibura nk'amasaha nk'icumi kugira ngo igitaramo gitangire. Ubwo rero rukumva ko uyu muhanzi akunzwe cyane kandi ari international. Kandi nkubwira yuko yazanye we n'umugore we bita Chris. Chris niwe madamu we, basezeranye imbere y'Imana n'abantu. Uyu niwe mufasha we, kandi nkubwira ko afite umugore umwe rukumbi, bakagira n'abana 4 bose. Uyu muhanzi John Legend ni umunyamuziki ukomeye cyane, kandi banavuga ko afite amafaranga menshi cyane, afite biliyoni 5 z'amadolari ya Amerika. John Legend yishimye cyane ubwo yaririmbaga indirimbo ya mbere yitwa Garami. Yishimye ubwo yabonaga abantu bose bateye hejuru bari kuririmba, byamutunguye. Yavuze ati mbonereho gushimira u Rwanda, nishimiye uko banyakiriye, nishimiye umutekano uhari, kandi buri umwe wese afite amahoro. Ndabashimiye baturarwanda mwese, muze mukomezanya uwo mutima wanyu w'urukundo. Uyu ni John Legend. Aya ni amagambo ye yavuze akomeza gushimira u Rwanda, avuga ati mukomereze abo kandi mukure mujejuru. Kandi yakomeje anashimira umugore we ati iyi myaka yose tumaranye ntawigeze unenguha, none tugeranye hano mu Rwanda, none naho nsanze batwishimiye. Uyu mugore we nawe Chris yarize cyane, aravuga ati se ibi bintu koko bibaho? Ati ibihugu byose nagiye ngendagendamo, u Rwanda rwanunguye ubwo nabonaga bari kutwakira na yombi. Ariko uyu John Legend ntahari we gusa, kuko yari yazanye itsinda rye ry'abantu 4. Abo bantu 4 ukongeraho abandi 2, ubwo bakaba 6. Wakibaza ngo bamufasha iki? Aba ni abamufasha protokole, abo 4. Noneho abo 2 bamufasha gutegura indirimbo arabagezaho. Je mwari kumwe, nitwa Benjamin.
ntiwibagirwe gukora subscribe, share and comment kugira ngo ibindi biganiro tuza kubagezaho bize bibageraho